twongeye kubasubiza tubifuriza amahoro y'Imana ishyanihirwe ndetse no mu gishango tudahema kubifuriza uko bwije nuko bukeye cyangwa se ko tugeze amahirwe yo kongera kubana namwe. Umunsi wa none tukaba tugiye kubagezaho ubusobanuro bw'izina Donata nk'uko dusanzwe tugira umwanya wo kubagezaho ubusobanuro bw'amazina. Ngiro tugiye kubana muri kiganiro nitwa Silas Maker. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu urasabwa gukora subscribe kuri Silas Maker Entertainment, kandi murabizi yuko ibiganiro byacu bihora ari akagaruka. Reka rero turebere hamwe ubusobanuro bw'izina Donata. Iri zina ryitwa b'igitsina gore, rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini risobanura uwatanzwe n'Imana mu rurimi rw'igitaliyani. Ni Donata ari naho iri zina rikomoka. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abenshi bitwa iri zina bakomoka mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Tanzania. Kandi turebere hamwe imiterere ndetse n'ibintu biranga abantu bitwa ba Donata. Donata yitekerezaho kandi akiyitaho, ntabwo akunda kwita ku bandi. Iyo bibaye ngombwa ko atanga ubufasha, yahitamo kubuha ab'igitsina gabo kurusha abagore cyangwa abakobwa bagenzi be. Muri we aba yumva atifitiye icyizere cyane kandi agira gushidikanya. Iyo aketse ko abandi bantu bamusuzuguye, agerageza kubereka ko abarusha agasuzuguro. Gusa iyo ari abantu akeka ko ashobora kuzabakenera, abasekera inseko y'uburyarya kandi agahitamo kwicecekera gusa ntagaragaze amarangamutima ye. Iyo agize ibibazo by'amafaranga, Donata ahitamo kuba yakwishyira mu Mana kuko aba yumva ariho honyine hamuha gutuza, cyangwa akajya mu bindi bimurangaza bituma adatekereza cyane. Gusa nagira ubunebwe kandi nta kwihangana agira. Ashakisha ko yaba umuntu ukomeye uvuga rikijyana. Iyo akiri umwana aba ari umunyamujinya kandi ugirira abandi bana ishyari. Agomba kurerwa mu buryo bwitondewe kandi ntateteshwe kugira ngo iyo mico mibi aba afite itamwokama. Donata ntiyihanganira na gato amakosa n'intege nke ku babyeyi be, cyane cyane se. Aba yumva bakagombye kuba intangarugero muri byose. Dore ibyo Donata akunda. Aba yumva yaba intangarugero ku bandi kandi akaba umuntu ukomeye cyane. Mu rukundo niwe ufata iya mbere mu kwita ku mukunzi we kandi akunda abasore b'abanyabwenge. Gusa kubera inyota agira yo gutegeka, biramugora kubangikanya kwita ku mukunzi we no kumutegeka. Mu rugo rwe ntiyifata nka mutima w'urugo, ahubwo yiyumva nk'umuyobozi w'urwo rugo. Aba yumva yakora akazi kajyanye no gutegeka cyangwa kuyobora, twavuga nk'igipolisi. Ibindi akunda ni ibituma ataba afite umuha amabwiriza nko gucuruza ndetse n'ibindi. Turagushimira rero ko wafashe umwanya wawe ukadukurikira. Uri uw'agaciro wowe ujya udukurikira mu biganiro byacu kuri channel yacu kandi yanyu, nk'uko tudahwema natwe kubabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe, tunarushaho gusuhuza abantu bitwa ba Donata. Turagushimira rero. Niba ari ubwa mbere ukaba utarakora subscribe, ukaba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ukore subscribe kuri Silas Maker Entertainment, ukore like ndetse usangize na bagenzi bawe kugira ngo turende ko twazamuka tugere kuri 1k subscribers. Uko ibyo ngibyo bizadushimisha, kandi tugenda tunashimira abantu bamaze gukora subscribe, bakora like ndetse na comment. Tugenda tuyibona kandi muma mutugaragariza urukundo. Ibyo ngibyo nibyo bituma bitugaragariza ko
hari abantu turi kumwe, hari abantu turi kugendana, hari abantu bajya babana natwe ndetse bakanadukurikira tukabona yuko ibintu byacu bifite gahunda. Ibiganiro byacu rero n'inkuru zacu nakagaruka, ngewe na Silas Meka twongere guhora ubutaha. Ciao ciao.